mu ijoro ryo kuwa gatandatu ushize rishyira ku cyumweru, ingabo za Korea ya Ruguru zongeye kurasa ikindi gisasu kiremereye, misile y'ubukana bunini mu magerageza y'ibisasu nk'icyo ngicyo biremereye iki gihugu kimazemo igihe. Ni inshuro ya 8 ibisasu nk'icyo Korea ya Ruguru birashe mu gihe cy'ibyumweru 2 gusa. Ibihugu bituranye nayo nabyo bikomeza kugaragaza ko umutekano wabyo bangamiwe cyane n'ibi bisasu Korea ya Ruguru ihora ituritsa. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Korea ya Ruguru nabwo bwemeza buri gihe ko ibisasu nk'ibi ngibi babirasa mu rwego rw'igerageza ryabyo, kuko igihugu cyabo nacyo ngo gihozwa ku nkeke zo kugabwaho ibitero n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kimwe mu bisasu nk'ibyo ngibyo cyarashwe cyo giheruka kunyuzwa mu kirere cy'Ubuyapani. Ibyo ngibyo bikozwe niko buri gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe n'umufatanyabikorwa wayo Korea y'Epfo nabo bahita batera hejuru bakaryamira amajanja biteguye intambara na Korea ya Ruguru. Bihora byitwa ubushotoranyi kandi bigahoraho n'ubundi mu gihe cyose mwihangana riteye uko nguko hagati y'impande zombi. Kwikwizaho ibitwaro biremereye cyane ni urugendo Korea ya Ruguru imazemo igihe kinini. Nk'ubu muri uyu mwaka wonyine w'ibihumbi 2022 Korea ya Ruguru yakoze amagerageza y'ibisasu bya misile z'ubwoko butandukanye birenga 30. Nta kindi gihugu na kimwe kiraca agahigo nk'aka ngaka mu kumurika no kugerageza ibisasu bitandukanye muri ubwo buryo no kuri iyi ntera, kandi Korea ya Ruguru iracyakomeza. Ni igihugu cyarangije guca agahigo kera ariko kigaruka kurenza hakandi uko iminsi ishira. Ku rundi ruhande, gukomeza kugerageza ibisasu nk'ibi ngibi igihe cyose kuri Korea ya Ruguru ngo si ukureba niba koko ibyo bisasu bikora cyangwa intambara yatera bikaraswa bigaturika bikica bikanasenya gusa. Koko inyuma y'ibyo ni n'ubutumwa bukomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Korea y'Epfo ndetse n'Ubuyapani nabo bishyize hamwe mwihangana na Korea ya Ruguru rirambye cyane. Ariko kuva mu 2011 ku butegetsi bwa Kim Jong Un, noneho muri Korea ya Ruguru iraswa ry'ibi bisasu ryafashe intera ndende kurushaho, ku buryo bimaze kugeragezwa inshuro zirenga 170 ari iby'amoko atandukanye, mu gihe nyamara ku butegetsi bwa Kim Jong Il ari ibisasu nk'ibyo ngibyo byageragejwe inshuro 15 gusa mu gihe cy'imyaka 15 yose. Igikomeye gihangayikishije kandi kikanatera ubwoba benshi ku ruhande ruhanganye na Korea ya Ruguru n'uburyo nta makuru afatika ku miterere y'ibisasu nk'ibyo ngibyo bahora barasa aboneka, cyangwa ubushobozi bwabyo mu ngano y'ibiturika babasha gupakira muri izo misile ndetse n'umubare bafite mu bubiko wazo. Ayo makuru yose nta wundi uyafite ku ruhande bahanganye, kugeza ahubwo no kuba nta uzi neza inyungu Korea ya Ruguru ivana muri uku guhurira si ibyo bisasu, kuko kenshi banarasi ibyo mu bwoko bumwe inshuro nyinshi. Cyakora wenda hakamenyekana wenda gusa intera bibasha kugezwaho, ariko niyo birashwe buri gihe havugwa amagambo amwe ku mpande zombi, ntihagire igikurikiraho cyihariye kitari uko nguko byamaganirwa kure, bikavugwa ko bibangamiye umutekano wose w'ibihugu bituranye na Korea ya Ruguru. Korea ya Ruguru nayo ntisiba gusubiramo kenshi ko ibyo bisasi ihora bivundereza ikirere barizwamo mu kubitunganya neza no kwitegura gukumira ibitero by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nazo ngo zihora zigambiriye kuva muri Korea y'Epfo zigatangiza intambara kuri iyi Korea ya Ruguru nyine. Ikizwi nanone kugeza ubu ngubu nuko Korea ya Ruguru mu byo gucura ibitwaro bihambaye nayo yarangije kugera ku iterambere rya nyuma ririho, kuko ngo yanahereye ku gucura ibisasu by'iturika rinini ariko byemewe mu mategeko mpuzamahanga agenga ikoreshwa ry'intwaro mu ntambara. Nyamara ni igihugu nanone ngo cyongeye gutera indi ntera mu gucura intwaro kirimbuzi ndetse n'iz'ubumara n'uburozi. Ni ibisasu uyu munsi bigaragazwa ko biri ku kigero cy'ibindi byose bikorwa n'amahanga, haba abanyamerika cyangwa se n'Abarusiya, kugeza ubwo Korea ya Ruguru iheruka no kwandika mu itegeko nshinga ryayo ko ari igihugu cyiteguye kurwanisha intwaro kirimbuzi ndetse no koreka abazakigabaho ibitera abari bo bose. Korea ya Ruguru byagaragajwe kuva kera ko icyo ubutegetsi bwaho bwagambiriye ari ukwemeza amahanga y'ibihugu ahanini bahora bahanganye ko nabo bafite intwaro zose z'ikoranabuhanga rigezweho, kandi bakaba bashobora no gukora intwaro zose zihambaye zahinduza ibitekerezo bwangu uwo ari we wese wagambirira gutera iki gihugu. Hanyuma noneho mu bijyanye n'imibanire n'amahanga ikaba Korea ya Ruguru y'igihangange ishaka kwakirwa n'ubundi uko ibindi bihugu by'ibihangange byose byakirwa n'amahanga, igahabwa ijambo ry'uburemere nk'ubw'ibindi bihugu byose by'ibihangange mu isi. Hanyuma byaba mu nama kimwe n'ibiganiro byose mpuzamahanga, Korea ya Ruguru nayo igahabwa umwanya wo kuvuga kandi ibyivuga bikumvikana bikubahirizwa.
Muri uwo mujyo rero Korea ya ruguru ngo imaze igihe mwiraswa ry'ibisasu nk'ibi ngibi ihita inafunga amarembo yose y'ibiganiro ku buryo itumanaho ryose ukuganira uko ariko kose n'ibyo yifuza icyo gihe binyuzwa ku butegetsi bw'ibindi bihugu nka Sweden, noneho ikaba ari ijya kuganira n'abanyamerika cyangwa abanyaburayi, ibyo bumvikanyeho akaba ari abanyaswede bongera guhindukira bakajya kubibwira Korea ya ruguru yo nta kibi gishaka kumva. Ni ibisasu biremereye iki gihugu kirasa kibe muri kirisi ngo cyakirwe nyine nk'igihangange kivuge abandi bose batega amatwi ntihagire n'ugira imirongo akigenera, ahubwo kiba igihugu nacyo cyakirwa nk'igihangange nta kindi. Ikindi kibazo gisa n'igikomeye ubutegetsi muri Korea ya ruguru ngo buhorana kuva mu 1948 ngo n'ubwoba bw'uko iki gihugu cyakongera kugenzurwa n'abanyamerika na Korea y'Epfo. Korea zombi zikaba zakongera guhurizwa hamwe nanone zigahinduka igihugu kimwe. Ibyo muri Korea ya ruguru ngo n'inzozi mbi zihora zirotwa. Kubaka rero intwaro zihambaye zose zashobora kuburizamo iyo migambi ngo nibwo bushobozi bwonyine bwo gukomeza kubaho nk'igihugu kuri Korea ya ruguru. Ni paranoia cyangwa si icyoba gihoraho ndetse no kwikanga ko hari ishyano igihe icyo ari cyo cyose rigenda kugwa. Niyo nta mpamvu iriho ibyo byashingirwaho. Abaturage muri Korea ya ruguru ngo bamaze imyaka myinshi cyane umunsi ku wundi nta kindi bazi kibaho gifite agaciro kitari ukugira ubuhangange mu gisirikare, kuko igihe cyose babwiwe neza ko intwaro nk'izo ngizo bazibuze n'igihugu cyabo nacyo cyahita gisibwa ku ikarita yese kikazimira kikamirwa burundu n'amahanga. Misile nyinshi zigomba kuraswa buri gihe mu kirere cy'akarere Korea ya ruguru ibarizwamo ngo nizo zibutsa amahanga ko iki gihugu kiriho, kuko banyiracyo bahisemo no kugifunga burundu, imipaka barafunga bafata amahanga hafi yose nk'abanzi babo. Kenshi ni amarembo afungurirwa Abashinwa n'Abarusiya gusa. Ni igihugu kiri muri bike gusa mwese bikinagendera ku mahame mabisi ya gisosialista ahuzwa n'imico yaho mu kiswe Tsushe, umurongo washinzwe na Kim Il Sung. Ibyo bituma hari ubwo ibisasu nk'ibi ngibi biraswa kenshi mu buryo bwo kwibutsa ko iki gihugu nacyo kiriho kandi kiri maso, ngo bitagenze uko nguko nta hantu henshi mwese bafite ibyo bakeneye byihariye biva muri Korea ya ruguru, atari nuko nta gihari cyangwa nta kihabarizwa, ahubwo kuko ari igihugu gusa cyahisemo kwikingirana imbere mu mipaka yacyo kikareka ibibera ahandi bikaguma iyo ngiyo, hanyuma bakibana abandi nabo bakaguma iwabo n'ibya kandi waba kandi wabo. Ngo ntawe Korea ya ruguru ishaka ko ajya kuyivangira mu mitekerereze n'imigenzereze, bashaka ko igihugu cyabo kibukwacyo mu buryo bwihariye. Ibyo byose tugarutseho rero nabyo bigaragazwa kenshi ko ari bimwe mu bibumbatiye impamvu ziraswa rya hato na hato ry'ibisasu by'ubukana bukomeye cyane bihora bigeragezwa na Korea ya ruguru mu mpamvu zitera impungenge ibindi bihugu cyane cyane bituranye n'iki gihugu cya Korea ya ruguru, bigaragaza nabyo ko bibangamiwe cyane n'amagerageza nk'ayo ngayo y'ituritswa ry'ibisasu bya buri kanya. Ibyo nabyo bigahinduka ibihugu bihora biryamiye amajanja, mu gihe na Korea ya ruguru yisobanura ivuga ko ibikora kuko baba benda kuyigabaho ibitero. Ibyo byose rero n'ubundi mu gihe nta gihindutse haba mu mitegekere n'imigenzereze muri Korea ya ruguru, nta kabuza n'iraswa ry'ibi bisasu bizakomeza mu mpaka nyinshi n'icyo babihoraho uko nguko. Korea ya ruguru nayo ikomeza kugerageza ibi bisasu no kubirasa umusubirizo.